Ikaze mu biganiro byacu byo ku iki cyumweru tariki ya 18 Mata 2021, nkambibutsa ko muri kumwe n'umukunzi wanyu Byiringiro Gade. Nk'uko rero twabyiyemeje kandi tubikora buri munsi, tukaba tugiye kubagezaho ikindi kiganiro cyacu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe icyigisho, ni icyigisho cy'umumama Esther, akaba agiye kutugezaho icyigisho yatugeneye uyu munsi. Nkaba mboneraho no gukomeza kubashimira mwe mwese mukomeje kudukurikirana n'abakomeza gukora subscribe. Ni inkunga ikomeye muba muduteye, ni inkunga ikomeye muba muteye sosiyete, ni inkunga ikomeye muba muteye isi. Aka kanya rero tutabatindiye, tugiye kumuha akanya atugezeho icyigisho cyangwa se ijambo ry'Imana yatugeneye, kandi nkaba mboneyeho no gukomeza kubashishikariza kuduha ubuhamya bwanyu. Abafite icyo mwageza ku bantu bose babakurikiye cyangwa se abantu bose badukurikiye, mwese muhawe ikaze, kandi mukomeza mukora na subscribe, munakora share kuri ibiganiro byiza bifitiye akamaro abantu. Turabashimiye rero, reka dukurikirane icyigisho cy'uyu munsi. Murakoze. Mwaramukanye amahoro y'Imana, mwaramutse neza. Shalom shalom. Iyi ni inshuti yanyu Carrefour Esther. Muri iki gitondo ndashimira Imana ko yabashije kubana natwe, ndashimira Imana ko ikomeje kuturinda, twongeye kubyuka tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Turashimira Imana rero. Ndaramutsa inshuti n'abavandimwe, ndaramutsa abo mu gihugu cy'u Rwanda, ndaramutsa abari muri Canada, abari muri Amerika, ndaramutsa abari i Burayi ndetse no muri Aziya, ndaramutsa inshuti z'umusaraba aho ziteraniye ku isi yose, abamenye Imana n'abatarayimenya, kuko ni urugendo ngo mu isi yose bakora ibyo gukiranuka, ngabo bose Imana irabemera. Mureke dukora ibyo gukiranuka, twubaha Imana, tugendane nayo uko bwije n'uko bukeye, ni ukuri tuzasarura. Ni igihe tukiganira mu rugendo rwo kubaha Imana no kuyubahisha. Igitondo nk'iki rero ndagira ngo tuganire ku ijambo riri muri Zaburi igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ariko mbere kugira ngo turiganireho, tubanze dusenge Imana nk'uko bisanzwe. Data wa twese ugira neza, Mana yaremye isi ikarema isanzure, Mana idukunda kandi twitayeho, igitondo nk'iki cy'umugisha twongeye gushimira urukundo rwawe ruhebuje, twongeye gushimira amahoro yawe. Urera kandi urakiranuka, uri Imana y'amahoro, uri Data wa twese, uri Imana nziza, uri Imana nzima. Se wa Yesu Kristo watubambiye ku musaraba, izina ryawe nirihimbazwe, uhabwe icyubahiro. Rero ndakwinginze Mana, umwanya nk'uyu nguyu waduhaye wo guhurira kuri iyi nyaguhora ku ngoma channel ya Deep Hills TV, n'umugisha niyumugisha. Reka tuyisabire umugisha, Mwami Imana uyagure, kuko ijambo ryawe rirambwira cyane muri Yohana 15:7 ngo nituba muri wowe ijambo ryawe rigakomera muri twe, ngo tugusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Ni umugisha kubw'iyi TV, ni umugisha tuzavugiraho ijambo ryawe, ni umugisha kuko abakomeye n'aboroheje bazamenya imbaraga zawe, bazamenya gukiranuka kwawe. Abakumenye bakwikomezeho, abatarakumenya bagushakana umwete, kuko urera kandi udatetereza abasenzi, uri intwari ku rugamba, witwa ndiho kandi uzahoraho iteka. Urakoze urakarama kubw'igitondo kidasanzwe. Rero mbonaho amaraso yawe nyaguhora ku ngoma, unyeze untunganye, kuko ijambo ryawe nicyo rimbwira. Data nyiri igihugu cyo mu ijuru, ngwimbonye hayo maraso unyita umukiranutsi. Amina. Nyeze rero untunganye, kugira ngo ijambo ryawe ngiye kugabura dawe ntabarige, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri wese ubasha kuryumva, Mwami Imana, wugurura amatwi ndetse wugurure umutima we, Mwuka wera amugeremo, akora imirimo n'ibitangaza. Iryo jambo rigiye guca mu gutwi ngo rihinguke mukunde, ahubwo ryubaka ubugingo. Data nyiri igihugu cyo mu ijuru, ryubaka ubugingo, rizatubere urwego tugeze iwawe mu ijuru, rizatubere Mwami Imana impamba y'amahina tukiri muri iyi si, ridutunge ridutungishe, riduhe kubyara no guheka no gutunga no gutunganirwa. Urakoze urakarama rero, kuko uri Imana y'amahoro, gategeke kandi uyobore. Icyo twanze gukora k'umwanzi kose, mu izina rya Yesu Kristo, Satani kirogoya n'abadayimoni bo guhora batsindwe, ahubwo izina rya rihabwe icyubahiro. Urakoze urakarama rero kubw'uyu mwanya mwiza, habwe icyubahiro. Humugisha abitanze bose bagafungura iyi TV
TV. Mwami Imana data nyiri igihugu cyo mu ijuru ubagirire neza, umugisha Gadi witanze, umugisha ndetse n'abandi bose bamufashije kugira ngo tubone urubuga rwo kuvugiraho, tubone urubuga rwo kukusengeraho, tubone urubuga rwo kubwira abakomeye n'aboroheje kuri Imana nziza, kuri Imana itunga, kuri Imana amina Baba, kuri Imana yaduhaye ubuzima, yaremye isi ikarema isanzure, nawe igishije inama ndetse ukarema umwana w'umuntu mukunze cyane ukamushyira ku isi ukamuha byose. Mwami Imana ndetse birenzeho ukamupfira. Yesu we, mbega urukundo ruhebuje, uri Imana. Habwa icyubahiro rero, natwe duciye bugufi, Mwuka Wera ganza utegeke kandi uyobore. Tubyambaje tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina. Igitondo nk'iki rero nongeye kugaruka kuri channel ya Deep Hills TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yacu irera kandi irakiranuka. Narabibwiye nitwa Carrefour Esther, nkorera umurimo muri Shekina Revive hano i Kigali. Nkunda Imana n'umutima wanjye wose, nkunda Imana n'umutima wanjye wose. Inshuti yanjye unteze amatwi, mubyeyi, mukobwa, mupapa, musore, nkumi, buri wese ubasha kumva Deep Hills TV abashe kumva ijambo. Nyagasani ndakwingize ng'uryumva wese rimwubake, uryumva wese aryuze, yumve Imana, yumve imbaraga z'Imana. Murakoze rero. Umwanya nk'uyu ngiye kubabwira ijambo riri muri Bibiliya yera. Murambure mu gitabo cya Zaburi, igice cya mbere ku murongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa udakurikiza imigambo y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amina. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Amina. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Ejo twize ku ijambo rikomeye cyane ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, muri Yohana 3:16, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Turacyari mu kijyanye n'ubugingo, bantu b'Imana nkunda cyane. Turi mu mwanya wo kumenya icyo Imana idushakaho, turi mu mwanya wo kumenya mu rugendo turimo icyo Imana idushakaho. Icyo Imana idushakaho ni ugukiranuka, ni ukuyikiranukira, ni ukudakurikiza imigambi y'ababi, ni ukuticarana n'abakobanyi, ni ukutagendera mu migambi y'ababi. Yesu nashimwe cyane. Amina. Ni ukuri, tureke kuvuga amamodoka, tureke guhanura amamodoka, tureke guhanura amazu. Ibyo byose na accessoire n'iby'Imana yaduhaye ngo tubiyobore tunabigenge, kuko iyo udakurikije imigambi y'ababi ntiwicarane n'abakobanyi. Amina. Uricara ugatera ivi ugasenga, byose bikizana kubwo kwizera. Iyo usenganye kwizera, iyo usenganye uticaranye n'abakobanyi, ntiwicarane n'abafite imigambi mibi. Yesu nashimwe cyane. Ntacyo utabasha kubona, ntacyo utabasha kubonera imbere y'Imana. Ibyo mbabwira mbifitiye ubuhamya. Haleluya. Tuzagenda tuganira uko bwije n'uko bukeye, muzamenya imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Ntaba ari Imana, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Muzamenya Imana y'imbaraga, muzamenya Imana ishobora byose. Mureke twisabire gukiranuka, twisabire gukiranuka, dukiranukira Imana. Esther nkiranukira Imana, nawe unyumva ukiranukira Imana. Wegera Imana mu buryo bushoboka bwose, wegera ijambo ry'Imana. Ntacyo Imana itaduhaye, yageze n'ubwo iduha Bibiliya, kuko ijambo ry'Imana rirambwira cyane mu itangiriro, uhereye mu rupapuro rwa mbere, ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ntabwo ab'iki gihe dukeneye amamodoka, ntabwo ab'iki gihe dukeneye amazu, ntabwo ab'iki gihe tugeneye kujya i Burayi, ntabwo dukeneye amaviza, ntabwo dukeneye abagabo beza, ntabwo dukeneye kumenya ijambo ry'Imana. Dukeneye gucengerwa n'Imana, dukeneye gucengerwa n'urukundo rw'Imana, tukamenya Imana tutajarajara, tukamenya Imana tudakubita hirya no hino, tukakira imbaraga z'Imana ikazi kabana natwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Migani 8:16 harambwira ngo nkunda bankunda, ngo kandi abashakana umwete bazambona. Yesu nashimwe cyane. Imana igira condition, mureke mbabwire inshuti zanjye, Imana igira condition.
haleluya. Kandi kondisiyo igira ntiremereye. Gukunda Imana ni ibintu byoroshye cyane, kubana n'Imana ni ibintu byoroshye cyane. Ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Bijya binezeza cyane kuko ijambo ry'Imana rirongera rikambwira ngo ubukire n'icyubahiro, haleluya, ngo biramba, ngo biri iwanjye. Iryo jambo muze kurisoma nshuti y'Imana. Nimukenera kubona ubukire n'icyubahiro, nitwubaha Imana. Twubaha Imana, tuyubahishe. Bapapa twubaha Imana, bamama twubaha Imana. Imana izaduha ubwenge, Imana izatwagura, Imana izatugirira neza, Imana izabana natwe, Imana izaturengera, haleluya. Imana izaturengera. Ndabizi cyane, mbifitiye ubuhamya, ndi umugabo wo kubihamya. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro nibishimire. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo azahwana n'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, ngo gihora cyera imbuto, amina, uko bwije n'uko bukeye. Uwo azahwana n'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, ngo gihora cyera imbuto, uko bwije n'uko bukeye. Yesu nashimwe cyane, amina. Yesu nabaha umugisha, ndabakunda cyane, haleluya. Mureke twinjire mu ijambo ry'Imana, mureke twinjire mu mbaraga z'Imana, dukorere Imana tubikunze, tubishaka, kandi ni ukuri ntabwo tuzagwa isari, kuko ijambo ry'Imana nyaguhora ku ngoma. Urera, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirera, ijambo ry'Imana rirera, kandi amina. Imana irakiranuka, ni Imana y'amahoro. Mureke twubaha Imana, tuyubahishe, twe kwishayishiriza, twe kwikubitira hirya no hino ngo twaracunguwe, ngo twarabatuwe. Oya, ndabizi neza ko twacunguwe, ndabizi neza ko twabatuwe, ariko Imana ikunda abayikunda, kandi Imana igendana n'abayubaha, haleluya. Nitwubahisha Imana, nitwigenza uko dushaka, nitwikorera ibyo dushaka, tukubaha Imana, Imana izagendana natwe, kandi Imana ntabwo, amina, tuzayihamagare twumve, amina. Murakoze rero. Uyu mwanya ntabatwariye umwanya muremure. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Imana ishobora byose nibane namwe. Mbasabiye umugisha, mubane n'Imana ya Esther Carrefour, mwari muri kumwe. Imana y'amahoro ibishimire. Data wa twese ugira neza, urakoze kuko uri Imana y'amahoro, urakoze kuko uri Imana ikiranuka. Igitondo nk'iki, umunsi waturemeye ngo twishimiremo, sabiye umugisha buri wese uri bukurikire iki kiganiro, agakurikira n'isengesho. Sabye Mwuka Wera ngo aganze kandi ategeke, ntabarye, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Byambaje mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina.